Mukesha batware Dismas wamamaye cyane ubwo yamamazaga imvaho nshya yitabye Imana. Mukesha batware Dismas muramwibuka yamamara cyane mw'ikinamico ndetse no mu kwamamaza ikinyamakuru imvaho nshya, akaba yaranakoreye capiro rya leta igihe kinini. Yitabye Imana kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Kamena 2021 azize uburwayi. Amakuru imvaho nshya ikesha bo mu muryango we wa hafi agaragaza ko Mukesha batware yitabye Imana azize indwara y'umutima, akaba yashizemo umwuka mu masaha ashyira saa sita z'amanywa aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Yakoze muri imprimerie ya leta kuva mu mwaka wa 1980 kugeza mu myaka y'ibihumbi 2000, ari nabwo yakomereje kuri Radio Rwanda akora ibikorwa byo kwamamaza. Mu bindi bikorwa yamenyekanyemo n'ibyo gukina ikinamico yatangiye mu myaka 1980. Umwe mu bana be bavuganye n'imvaho nshya yavuze ko bitarenze ku munsi w'ejo hazaba hamenyekanye igihe cyo kumusezeraho. Mukesha batware yamenyekanye cyane mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga binyuze mu gukina amakinamico, ubuhanzi bw'indirimbo, gusetsa ndetse no kwamamaza binyuze mu majwi no mu mashusho. Yavutse mu mwaka wa 1950 avukira mu karere ka Nyaruguru, kuri ubu ni mu murenge wa Kivu. Akaba rero yatabarutse ageze ku myaka 71 y'amavuko. Yatangiye amashuri abanza iwabo mu mwaka wa 1957. Icyo gihe yari komine Ruheru, akomereza amashuri yisumbuye kuri Saint Andre Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Mukesha batware yabayeho umusirikare, aniga no mu ishuri ry'abasirikare bato ari ryo École des sous-officiers ESO, avamo afite ipeti rya sergent aho yiteguraga kuba yagera ku ipeti rya premier sergent. Amashuri ye yakomereje mu Bubiligi nyuma yo guhabwa bourse yo kujya kwiga ibyo gukora mu macapiro. Mu mwaka wa 1967 nibwo yasabye kujya gukorera imprimerie ya gisirikare kugeza mu mwaka wa 1970 mbere yo kwimukira mu cyahoze ari Renfort, ikigo cy'igihugu cy'amatangazo. Icyo gihe kuko nta matorero yakinaga amakinamico yabagaho, ariko nyuma yaje gushyirwaho, ari nabwo havutse itorero Indamutsa za Renfort, ariwe uritangije afatanyije na Sebanani André. Uyu muramwibuka, ni umuhanzi ukomeye cyane. Akaba rero yarazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Abandi bafatanyije na Mukesha batware gushinga iryo torero Indamutsa harimo Depite Byabanumwanzi François n'umugore we Mukandengo Atanazi, hakabamo na Baganizi Elifazi ndetse n'abandi batandukanye. Mukesha batware yinjiye mu byo kwamamaza kubera amatangazo yagombaga gusohoka kuri Radio Rwanda. Iyo radio rero murabyibuka ko ariyo yabagaho yonyine, ibikorwa byo kwamamaza ntibyari bimenyerewe. Ibyo byatumye ari utangiza uburyo bwo kwamamaza byongereye ku gukina amakinamico. Yahise amenyekana mu gihugu hose, by'umwihariko yaje no kumenyekana cyane ubwo yamamazaga imvaho nshya ageza ku bakurikira Radio Rwanda musogongero w'imvaho nshya. Hakaba hari n'ibindi byinshi yamamazaga. Byaje kuba akarusho ko kumenyekana ubwo yakinaga filime yitwa Mbirikanyi, aho yigize ufite ubumuga bwo kutumva iri zina ndetse rinamufata uko. Ku bacuruzi rero mu mujyi wa Kigali baje no kumumenya cyane ubwo yayoboraga isoko ryabaga hariya Kiruhura hafi ya Nyabugogo. Iryo soko rero naryo ryari rikomeye riza kuvanwaho, akaba rigeze rero kuriyobora. Ubwo rero hari niyo makuru twari tubafitiye kuri Mukesha batware Dismas kuri uyu munsi. Umuryango we rero tukaba tukomeje na tumwifurije iruhuko ridashira.